uyu nguyu ni wa mugore wanyimye ibintu bikarangira bigenze kuriya. Hari n'uyu nguyu niwe washinjaga ko naroze uriya mwana, ariko ubundi mu bitekerezo biriho n'uyu wamuroze. Hari utabikurikiranye bavuze ngo yamwangaga, ariko imineke ibiri bari bamaye yari imineke mikirisitu. Umwe nk'umwana undi ndawurya. Imana izagufashe. Ko niba abantu baramenye Papa Sava batekereza na Sava, kandi abantu mwese muri hano nabo bahanyuze bo n'umwihariko wabo, ni inshuti z'umwihariko. Arabo twabanye muri ejo sikera bahari hano, ejo sikera bashyire hejuru turebe. Yes, ba Roger, Director Roger, ba Israel n'abandi, namwe ndabashimiye. Hanyuma abo muri Shuwadiru, abo twabanye Shuwadiru mushyire hejuru ndebe. Ndabona bose bahari, babamenya, ba Dr. Nsabi, mwakoze cyane. Abo dukorana umunsi ku munsi muri zacu harabari, barahari byo. Bose arahari, ubwo barahari da. Ndababwira ngo bajye hejuru cyangwa bashyire hejuru ejo bakazambaza tuhagurutse abantu bagize iki. Ibyo birakureba, bikubera isomo. Hari abantu bandi nabo twabanye. Ndashaka gusaba abantu bose bashaka kuba bari hano twakoranye muri iyi filime ya Watade bigira hano imbere. Bose umuntu wese uzi ko yagaragaye kuri iki gice akaba ari hano yigira imbere. Nimutinde. Yes, muze gisore nyine. Yes. Ndagira ngo nsabe, uyu nguyu ni wa mugore wanyimye ibintu bikarangira bigenze kuriya. Ndasaba Nyiragitariro cyangwa se Leokadi, you need the band. Wambazaga umusitanta nguyu hano, wa mugani ntago banganaga, undi musitanta yari afite n'akandi kamaro ngaba hano. Aba nibo bakoze kuri moto igihe kirekire. Mwisubirire inyuma ko biragenda byiruka, sibyo? Kakana kanjye ntago kaje. Gasongo nawe nawe uhari, n'akane ntago ahari. Gasongo arahari, niwe waduhaye umwana wemera kurya umuneke agapfa. Hanyuma wa mugabo nawe utera inda abantu zikavamo n'uyu nguyu. Ashimira uyu nguyu niwe wari utwaje igikapu, nyirabuja nibo bankoreye amabara, ariko wanyambuye cyane wa mbere ari bayabanusha. Kakaginga niko katangiye kankasira kuri 700 yanjye. Mwigira inyuma bona agiye mvuga. Ndashaka noneho uwanyimye akazaze hano n'uyu nguyu yitwa Ramazani, yakoze impanuka mu minsi ishize ariko nibwo akibasha kugenda. Imana iguhe umugisha. Ndasaba ibirara kuri ubona agiye kwaka icumbi. Yego, uyu niwe wantwariye moto na bagenzi be. N'uyu nubwo ugaruka n'uyu. Okay. Abandi ndi kubura ni bande. Ndasaba abanyagisoro. Uyu niwe wandaburije. Uwo bakinanaga ntawe uhari. Ntawe. Ndasaba Musa yigira imbere. Yakoraga akazi kenshi ku igare, ariko ni nawe rana wacu, abo twita rana. Uyu na mushiki we nabo bari abagenzi.
uyu n'uyu bari abamotari bashinzwe, uyu we yari inshuti yanjye, aribuka ko nagiye kumuganiriza ibibazo ngo ndebe, anyima inyama aranyirukana, ariko nta n'inyama zivanze n'umupfu, ntacyo waruhiye. Ku mugezi hariho nari imuhohoteye ku mugezi, n'uyu ndabibuka mwese reka ntago mwancika. Badima, hari n'uyu Badimani nawe yari mani pawa mu bintu byinshi, ariko no mu masene yaradufashije. Hari ibirara, hari ikindi kirara cyo muri ruhurura, hari ubundi byari gutakara. Hari n'uyu nguyu niwe washinjaga ko naroze uriya mwana, ariko ubundi mu bitekerezo biriho n'uyu wamuroze. Hari utabikurikiranye bavuze ngo yamwangaga, ariko imineke ibiri bari bamaye yari imineke mikirisitu, umwe nk'umwana undi ndawurya. Imana izagufashe. Nadia w'umunyamakuru we yagiye, ndasaba timu tekinike bigira imbere. Randi Rodi nawe uhari, ayisapfa. Abo muri timu tekinike mwigira imbere. Uyu nguyu niwe wari ushinzwe iby'amatara, by'amatara. Uyu n'uyu ntabwo njya ngo kameramani wa mbere n'uwa kabiri, aba nibo bose bari bashinzwe. Kameramani nabo mu bukwe, aba ni abadiyopi. Kepo wenda agira ibintu ngo kameramani se ngo hano ngo ibiki. Aba ngaba rero ni abadiyopizi babiri, ariko umwihariko wabo ni nabo bakoze editing. Ni ukuvuga ngo ni abakameramani bashinzwe na editing. Yes. Ariko twese uko turi hano impamvu twahuye ni ukubera iki? Ko twashaka gukora ikintu cyihariye. Ari mugenzi wanjye utahabonetse Deni, ariko nawe ndamushimira. Iki gitekerezo twagikuye mu bitekerezo bine twari dufite. Twashaka gukora filime irimo ijambo rimwe gusa, ryonyine isaha n'igice, ijambo rimwe gusa. Twari dufite n'indi yitwa Amezi Atanu, dufite n'indi yo y'umwihariko tuyivuze hano, hari uwahita abona icyo gitekerezo agifite. Ko ijambo rimwe gusa nushaka uzagenda uyikore, Amezi Atanu nushaka uzagenda uyakore, ntago twahuza. Ariko iyo yindi yo ntago twayivuga. Twahuriye rero muri Maison Noire Kicukiro, duhitamo imwe, twemeza ko twakora kuri iyi Water Day, ariko dushaka ko twayiha umwihariko utandukanye n'izindi dusanzwe tubona hano. Iratugora, ibikoresho biratugora, ariyo mpamvu nshimira Zacu Entertainment yatubereye aba co-producer. Mubashimirire cyane. Ntago muri kubyumva, ariko ibaze kamera y'ibihumbi 350 ku munsi, zigira ebyiri abadiyopizi babiri n'ibijyana nazo, ariko abadiyopizi utarabishyura, ntago byari bukundi. Mwarakoze. Yitwa Nshuti Obed Karasira Ismail, ngira ngo mwana mubonye kuri moto rero. Umuhungu wa Piga Nzenze. Ngira ngo sound ntabwo yigeze ibaveba, wakoze kuri sound ni umuvandimwe. Yego. Firemo nawe ndagushimira cyane. Ndi kubura uyu nguyu yari assistant wa DOPs, ariko aranakina. Yes. Nawe ndamushimira. Uyu nguyu Sharon ni wadufashije gukosora ariya majwi akanayahuza. Muri editing nyine harimo n'abashinzwe guhuza amajwi. N'uyu nguyu. Yes.
na wundi muntu muri mu batekinisiye, abandi mwagiye mubabona, abandi muzababona. Kuki rero Water Day twashaka kuyikora kugira ngo itandukane n'izindi tubona, ariko tuba twayishyira no ku isoko mpuzamahanga. Ku cyumweru ndizera neza niba uwa Canal Plus yatashye izaca kuri Canal Plus nubwo batarambwira amasaha, ariko nyuma yaho twifuza ko yakwitabira amafestivali. Ibitekerezo abantu benshi bahari hano mwabonye ko ari abantu bari muri sinema, bazagenda babiduha mu gikari, ntabwo twashatse kubikorera. Water Day nanone wari umushinga nifuzaga ko nagaragaza ko dufite abana batoya, ko twebwe turimo gusaza tuvamo, bashobora gukora ibintu birenze. Niba ibintu bakoze byabashimishije, mwabahaye amashyi. Nta mubabaro mfite, nta gahinda mfite, mbese uyu munsi ndanezerewe. Yego, abandi shimira rero ni abanyamakuru cyangwa ibitangazamakuru muri rusange. Singiye kubavuga bose, barantumiye baranyakira. Inshuti zanjye kuwa kane narwaye umugongo kubera kwicara kuva mu gitondo kugeza saa 10. Abantu bari kukubaza ugomba kubasubiza. Ba bibiyo bakora kuri radio barabizi uko bivuna, ariko noneho ubu uko nsanzwe mvuga ndumva ariko ntashye mvuga kubera ko ibintu byagenze neza. Nabasaba mukisubira mu byicaro. Ubwo iyi ngiyi yari Water Day, kandi buri muntu uwo ari we wese, impamvu iyi topic yanejeje nuko buri muntu uwo ari we wese afite Water Day. Uri butahe ambutiyaje kubera ikibazo esansi gushirireho, hari niwo bari bugonje, ugera mu rugo usange gaze yashije, uvuga uti Water. Buri muntu wese agira Water Day ye nziza cyangwa mbi, ibyo nabisubitse. Hanyuma rero ngana ku musozo, kuko gahunda yanjye igomba gusozanya na saa 5, kandi mu bintu bindanga ubundi numva ko igihe ari cyo kibanze. Ufitiye iyi proje yo kubagezaho amakayi mu rwego rwo gutera inkunga uburezi. Ko niba abantu baramenye Papa Sava batekereza na Sava, kandi abantu mwese muri hano mwambera abakiriye, sibyo ra? Mukambera n'abambasadazi bo kwamamaza. Aya makayi rero mu bwoko bwose, mu ngero zose muzaba mushaka, tuyaronshinze ubu ngubu. Azaba yitwa gutya nyine, ariko azatangirana n'umwaka w'amashuri mu kwa 9. Nizera ko icyo gihe rwose namwe muzajya mureba aya makayi mukavuga muti aka kanyenyinya reka tugira icyo tukagenza, sibyo? Yego. Soza kugira ngo mbamenyeshe ko nyine hari imyaka ugeramo gukina amasaha 3 cyangwa 4 ukaba utakibishoboye. Hano nabonye abo twabanye nkora one man show z'amasaha 2, ari nazo zanshyize kuri ruhando rwa sinema. Umubyeyi Sharira aza kundeba kwa Kimironko, Samusura yari amubwate hari umuntu duhurira Butare muri Fiyab, ni ishyano n'ishitani. Baza kundeba bambwira niba nakina role, ndayikina nyine. Ntibyagenze neza se? Bigenda neza. Kandi nawe icyo mushimira nuko muri iyi minsi ashaka guhuza babakinnyi bakongera bagakina. Ndabigushimira cyane. Abantu bari bazi ko byose ari ibyanjye,
n'abo tudahujije bakavuga ko bariya abantu nabimye akazi. Nta kazi nabimye, uwo twabashije gukorana twarakoranye, uwo tutabashije ntibyakunze, kandi niko ubuzima bumera. Namwe abanyamakuru mujye mutuvugira ibintu neza. Rero n'abafatanyabikorwa batandukanye bagira ngo mbabwire ko mu minsi iza ndaza kubabwira ahantu abantu bashobora kujya bansanga bakiga gukina one man show. Ko one man show impamvu ariyo mvuga, bishimira Imana. Merci. Impamvu nyivuga nuko one man show nyitangira nakoraga monologue nka kuriya mwabibonye, ariko imaze gutera imbere nkanaririmba nkivuga nkajya muri genre artistique zitandukanye. Ariko ubu ngubu hari igihe njya gutera bene Imana abagore yewe mwumva umwuka uragiye. So abato babikomeza, none abo bato babikomeza bakavamwa abahanzi bakomeye. Natinze rero ndakeka hatabaye uwo tuniganye ijambo twa DJ yagira tugaceza gakeya, abashoboye kwigurira agacupa bakakagura, abashoboye kuma agacupa nanjye bakagira bate mukakama. Hanyuma gahunda yasoza, kuko nzi ko ejo hari iyindi, nibatuvebe natwe nitubavebe. Murakagira Imana, murakagira amahoro, murakagira u Rwanda, murakagira abahanzi, murakagira ubuhanzi. Murakoze. Amashyi menshi cyane kuri Papa Sava.